Assalamu alaikum. It's day with my family. Aho twari dusohotse mu rugo nari nazindutse mana yanjye undi lady abanze baranze ariko ndi umuntu ukunda gukererwa ariko this time nari nakaniye kugomba kugenda kare asari mu bantu b'imbere bagatangira isengesho mpari alhamdulillah byarakunze. Yes, Eid Mubarak. Uyu munsi ni umunsi Eid al-Adha, Eid igitambo. Turishimye nje na my family. Abandi bana banje ntago muri kubabonamo hano bari ku ishuri ariko ndi kumwe na Salha. Eid Mubarak. Mugiye kuviramo hano. Eid Mubarak Ayan. Eid Mubarak my husband. So murabutubona nyine ko tukeye muturebe kandi mutukunde mashallah natwe twikunze turasa neza twambaye neza kuri uyu munsi alhamdulillah nyagasana abane namwe mwese Eid Mubarak. Love you, bye. Rero twari turi mu rugendo rugana kuri stade Amahoro, stade Pele. Tugenda dusingiza Allah, Allahu Akbar, ijambo rikomeye nkunda cyane, Imana isumba byose. Rero ikintu cyaje kunsetsa turi kugenda numvishe muri mikoro kuko ziba zisakara hose kuko umutekano wari wakajijwe pe. Hano hari umutekano wuzuye mashallah, imodoka twazisigaga hepfo. So numva muri mikoro rero bavuze nkaho bagiye gusari ndavuga ni mana yanjye. Igifaransa kirankamana ndavuga ubu koko ngiye gukererwa bakunda ko twari twakataje nge n'umukobwa wanjye. Uyu niwe wanjye dukorana gahunda zose ko kana twaciye karanshimishije kasaga neza mashallah. Aha rero twarakatazaga ntindakererewe bansetse kwanjye ari kunseka ati se koko none tugiye kongera dukererwa ninjye bakereza birwa banongera bati ntuzadukereze. Aha rero nari nagerageje ndavuga ubuse kuko ibi ni ibiki bimbayeho. Kumbe ntabwo isaha ziragera twaje kugera rero kuri stade nsanga sinakerera rwose ndi no mu bantu b'imbere ariko sinzi niba mwarabibonye umunsi hasenze abantu bakeya ntabwo nari kuzinduka ngo abantu baje gusara ari benshi aho rero ninjye n'umukobwa wanjye twari tumaze kugera kuri stade mbona rwose stade yera ndavuga ni Mana urakoze yari umuhigo nahize ko ngiye guhinduka sinkajye nkerereza abantu. Ubwo tugeze kuri stade nafite time yo gusingiza Imana nafashe n'akavideo murabibona n'abantu ko bagendaga baza narababonaga iyo bishoboka nari no kwicara niyo mbishaka niko nicaye n'imbere kubera ko shangiye nkererwa bikabije pe. Ariko uyu munsi umve ko naranezerewe umve ko yani numva nyine nabirata kwa kuntu ntabimenyereye atari ibintu byanjye ni imihini mishyashya. Aha rero twari turi kumva hutuba ya mufti w'u Rwanda abayisilamu umuyobozi w'abayisilamu usigaye gutegura ibintu biri classe bisobanutse twumvishe hutuba n'ibindi bintu byari bijyanye n'uriya munsi mu cyongereza mu kinyarwanda abasobanurira ariko yadufatiye video nkunda. Iyi video turi kubamira Imana ndi kubona ko abamarayika n'Imana ibiremwa byanjye mashallah binsingiza. Iyi ni foto numva ko Imana nidufasha tuzayisanga no ku munsi w'ibihembo kuko tuba twubamira Imana tuyiciriye bugufi kuko nta yindi kwiye gusengwa by'ukuri usibyeyo. So rararangiye mpita mpura n'abajama sasa n'abajama banjye tuba twahuye ngubu ntabwo nigeze mpura n'abantu benshi ntabwo baje gusara byagenze bite mumbwire. Twafashe video n'abajama banjye babiri imagine hano ni nyamura n'abantu benshi ako nanjye ntabwo nahatinze banza ariyo mpamvu ntahuye n'abantu benshi nubwo haje gusara abantu bakeya. Uyu mushuti rero ni umushuti wanjye murabona ko bandeba mu ruhara ni muremure ariko nyine aranagutse afite n'umutima mugari n'umwana mwiza agwa neza agira urukundo n'urugwiro ariko mama bizu
dufata video n'abakobwa bacu, buriya mukobwa wawe ari inshuti yawe ya mbere. Iyi ni imfura bamwita Naila, gakobwa keza k'inshuti ya mama. Umukobwa wanjye umwe ngira, dufata video, irayidi tuba turayisoje. Ubundi iyi niyo rayidi, ibindi byakomereje mu rugo ntabwo ndi bubibasangize, kwa kumba numva bigomba kuba biri private bitewe nuko haba harimo igitambo, kandi igitambo ni ikintu nagirana na Nyagasani. Thanks for watching. Mumore subscribe, comment na share, dukomeze dusangire ibyiza. Nuko redi yanjye yagenze. Ciao, bye, love you.